Haleluya, haleluya. Uhimbazwe Kristo wera, uhimbazwe mwami w'abami, kirwe hejuru y'amajuru, kwiriye gushima iteka ryose, kwiriye kuvugirizwa impundu umukunzi wacu ibihe bidashira. Ushimwe, ushimwe, ushimwe kuduhaye n'aka kanya n'uno munsi n'iki gitondo, ngo twongere turamuke, ngo twongere duhumeke, ngo twongere tuvuge kugira neza kwawe, twongere tuvuge gukomera kwawe, twongere tuvuge kunesha kwawe, twongere tuvuge intsinzi yawe. Ushyirwe hejuru, bihimbarizwe, ganza imitima yacu mukunzi, twigarurire by'ibihe byose tukiri muri iyi si, kugira ngo ubwo uzahagarara ku bicu natwe uzatwishyire nta kizinga, tuzabane nawe mu bwami twateguriwe nawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muraho cyane, yambi ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Muraho, muri amahoro. Ndagarutse nanone, mbahaye ikaze kuri ino YouTube channel yanyu. Uyu munsi nanone Imana ibaha umugisha, ndabashimiye cyane uko mwanyakiriye nuko mukomeje kunyereka urukundo. Imana ibaha umugisha cyane nanone. So nagarutse rero, uyu munsi nje kugira ibibazo bimwe nyine nsubiza, nkuko nabibabwiye nzajya ngenda nsubiza ibibazo kimwe ku kindi uko mwagiye mubimbaza. So uyu munsi rero nanone nje gusubiza ibibazo bikeya abantu bambajije, mu rwego rwo kugira ngo tuganire nyine tuziranye, cyangwa se tuganire ibyo mwansubije narabashije kubibasubiza. Imana rero iha umugisha buri muntu wese warebye ikiganiro cyabanje, kareba icyakurikiyeho, akaba nanone ari hano ngo arebe n'iki ngiki cy'uyu munsi. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe, ndagushimiye wowe wakoze share, koherereza inshuti zawe, umuryango wawe, abavandimwe bawe, abakuri hafi, wowe wakoze like, wowe noneho waduhaye commentaire. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane 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 cyane. Ibibazo byo bikomeza biza, ariko tuzagenda tubishyiramo hagati, tubisubiza hamwe n'izindi topics zose tuzakoraho. So Imana ibahe umugisha, ndabashimiye cyane. So narinjeje gusubiza ibibazo nka bibiri, ariko bisa naho bisa abantu bambajije, kugira ngo mbibasubize, wenda n'abatarabibajije ariko bakeneye bafite amatsiko yo kubimenya, nabo babashe kuba babimenya. Ndabibutsa yuko ntazaguma nza njyenyine, nzatumira n'abantu bagiye batandukanye bafite ubumenyi ku bintu byinshi, ku bintu runaka, maybe ni topic runaka dushaka kuvugaho, hakaba hari umuntu ufite ubumenyi bwimbitse kuri yo, dushobora kumutumira akaza akaganiriza ubwoko bw'Imana. Haleluya, amen. So ni muri urwo rwego rero, ikiganiro gikurikiyeho nzatumira umuntu nzatumira umuntu pe, ntabwo nzaza njyenyine mu gikurikiyeho, nzatumira umuntu, kuko hano mu bibazo mfite hari ibibazo bisaba umuntu ko agomba kuza akicara agasubiza, akamfasha kubisubiza, kuko rwose ni ngombwa ko aza akamfasha kubisubiza. Ni nk'urugero, nk'umuntu wambwiye ngo tubwire urugendo rwanyu rwo gukundana, ntabwo nagisubiza njyenyine nzatumirira umuntu uzamfasha kugisubiza, aze rwose tugisubizanye mu kiganiro gikurikiyeho. Tuzaba turi kumwe dusubize bene ibyo bibazo bagiye batubaza, bigiye bivuga ku bintu byo gukundana ku bintu byo gukundana, ku bintu by'umuryango. Azaza tubisubiriza hamwe. So uyu munsi rero nje gusubiza umuntu wambajije ngo, Dorcas, tubwire watangiye gusenga byimbitse ryari? Gusenga byimbitse
byimbitse. Iki kibazo kigoyemo, ariko ntago nzi niba mbikora byimbitse, kuko ntago ndumva ndageza ahantu nifuza kugeza. Ntago ndasenga ngo ngeze ahantu nifuza kugeza. Niyo mpamvu natekereza ko mbikora byimbitse, ahubwo mbikora nk'umukristo wamenye Imana, uba ushaka gusabana n'Imana, uba ushaka kuganira n'Imana, ushaka kugirana ubumwe nayo. Imana ni umubyeyi wanjye, mu buzima busanzwe niwe mubyeyi mukuru. Rero mbikora nk'umwana ushaka kuganira n'umubyeyi we. Mbikora nk'umwana ushaka kuganira n'umubyeyi we. Sinzi ko mbikora byimbitse pe, ariko yambajije ngo mvuge igihe natangiriye kubikora. Njyewe rero ntabwo napresiza ngo itariki iyi n'iyi ngo niwo munsi noneho natangiriye gusenga byimbitse. Ahubwo nashakaga kukijyanana n'ikindi kibazo cy'umuntu wambajije ngo tubwire urugendo rwawe rwa gikristo kuva uri umwana. Ngo nimbabwire urugendo rwanjye rwa gikristo nakorera indirimbo, ariko korera indirimbo narayivuze mu kiganiro cyabanje, ni korali Hoziyana. Hanyuma yambajije ngo nimvuge urugendo rwanjye rwa gikristo guhera ndi umwana. Niyo mpamvu nashatse kubihuza n'uyu wambajije ngo natangiye gusenga byimbitse ryari. Njyewe rero nagize umugisha wo kugira umubyeyi mama ukijijwe. Umubyeyi wanjye niwe wanjyanye mu nzu y'Imana. Yego nari umwana, niwe wanjyanye mu nzu y'Imana, atangira kudutoza kujya gusenga. Mama wanjye ni umudiyakoni muri ADPR iwacu, ni umukristo. Urabyumva nawe, urugo rugo umwana wese urubamo byari itegeko, waba uzi icyo bivuze cyangwa se utakizi, waba ubisobanukiwe cyangwa utabisobanukiwe, mu gihe cyose twari abana byari itegeko ko tugomba kujya mu nzu y'Imana tukajya gusenga. Nta muntu wabyigengagaho bya bindi uvuga ngo abana ngo barabyuka ku cyumweru ngo uyu munsi ngo bararuhuka cyangwa oya. Byari itegeko ko tugomba kujya muri Sunday school tukajya mu nzu y'Imana. Yanjyanyemo icyo gihe ndi umwana, njya muri Sunday school, nyikuriramo. Ariko gato njyewe naje kudeviya hamwe n'abavandimwe banjye bari na mama, kuko basengeraga ku Muhoza. Twajya muri Sunday school, kera nari umwana nyine uri shy, utavuga, ucecetse cyane, usa naho ucecetse cyane, ikindi udakunda ahantu hari abantu benshi cyangwa hari akavuyo. Twajya muri Sunday school rero, kwa kundi mba mbona ntari kubitandukanya neza n'iminsi najyaga ku ishuri, nkabona birasa, nkumva njye ndashaka kujya mu materaniro y'abantu bakuru, apana ahantu hari abana, inyigisho z'abana. Ubona nyine dusa n'abantu bagiye ku ishuri n'ubundi nk'uko twajya ku ishuri mu minsi isanzwe. Njye nkumva rwose ntago Sunday school imfata cyane, nkumva ndashaka kujya ahantu hari abantu bakuru. Kandi mama we yatubwiraga ko tugomba kujya nyine muri Sunday school mu nyigisho z'abana, ko natwe twari abana. Rero rimwe tuza gutura ahantu duturana n'urusengero rw'abarokore rwose basenga, ariko bagiraga umwihariko wo gukunda kuririmba no kubyina igisirimba nyine. Harankurura kurumva hari haturanye cyane no mu rugo, bacuranga gato nakumva umuziki gato, ngahita nyarukirayo niruka. Icyo gihe nari n'umwana, hari igihe najyagayo ko rwari urusengero rutuzuye neza, amadirishya adafunze, nkagenda nkagara mu idirishya nkareba ukuntu baririmba, nkatangira amateraniro nkayasoza mpagaze mu idirishya ndi umwana. Kubera gukunda ahantu hari abantu bakuru, ukuntu abantu bakuru basenga, gukunda indirimbo, gukunda igisirimba, nyine ibintu nk'ibyo mbikunda nyine ndi umwana, nkajya njya mu idirishya. Ku cyumweru abandi bajya gusenga, njyewe nkirukanka nkajya mu idirishya, bakambara bakajya mu nyigisho z'abana, njyewe nigiriye muri urwo rusengero. Nyuma nza kuva mu idirishya njya mu rusengero nyine,
urugendo rugenda gutyo nkiri umwana, nisanga rero nsengera muri urwo rusengero, ndahasengera. Urumva nari nkiri umwana, kujya iwacu kuri ADPR sinakunda kujya njyayo, ariko nkajya njyayo rimwe na rimwe mu bitaramo, habaye amakonseri, ariko mu by'ukuri nsengera kuri urwo rusengero. So hanyuma hashize imyaka, ubwo umuntu aba atangiye kuba mukuru, ariko nari ntarakura cyane. Hashize imyaka, inza rimwe nari nkisengera muri urwo rusengero, rimwe nza gukorwaho n'umwuka w'Imana. Yesu aza kunkoraho, urumva nari maze gukuramo, aza kunkoraho, ndamwumva kuko yankozeho. Icyo gihe nicyo gihe njye nibuka nkavuga ngo uriya munsi, nubwo indi myaka yose nkiri umwana najyaga mu nzu y'Imana, nanabikundaga, nanasengaga, ariko uwo munsi nibwo nasobanukiwe neza Kristo uwo ari we ku buzima bwanjye n'icyo yabasha gukora ku buzima bwanjye. Uwo munsi sinjya mwibagirwa. Mama yaracuruzaga mu isoko, hanyuma icyo gihe nari nagiye kumusigariraho nyine kwa kundi umubyeyi wenda aba mama yakundaga kwigira mu nzu y'Imana, yagiye gusenga ari mu materaniro kwa gatanu, njya kumusigariraho. Hanyuma haza kuza umuntu aho narindi. Icyo gihe yaje bavuye mu materaniro na mama bari kumwe, araza. Icyo gihe narwaraga amaso cyane cyane, abantu banzi ndi umwana, narwaraga amaso utuntu tujya tuza ku jisho bita uduhenera, twebwe twatwitaga udusekera, nyine akantu kaza ku jisho kakabyimba kamera nk'igiheri. Naraturwaraga cyane 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 cyane, buri cyumweru nkaba nabyimbye ijisho, buri gihe nabyimbye ijisho, baramvuye biranga bijyanga gukira. Icyo gihe umuntu araza nsanga ku isoko, asanga ndakarwaye ku jisho, ankoraho gutya arambwira ngo ukire mu izina rya Yesu, ntuzongere kurwara utuntu na rimwe mu izina rya Yesu. Guhera uwo munsi kugeza na n'uyu munsi, kugeza amagingo aya, sindongera kukarwara. Abantu banzi kera ndi umwana baratuzi cyane, twari twaranzengereje pe. Icyo gihe ibintu yavuze yanyatuyeho byangiye mu mutwe, ndavuga ngo birashoboka se ko ntakongera kukarwara. Icyo gihe karakira, ntegereza ko haza kandi nk'ibisanzwe, ndaheba, nikaza pe, nikongera kugaruka, ndakira. Kugeza na n'uyu munsi ako kantu, utwo tunarwaraga ku maso ntiturongera kuza. Mu mutwe wanjye rero hahita hajyamo ko Yesu anyijije. Ndavuga nti uyu Yesu unkozeho, kuko yaravuze ngo mu izina rya Yesu ntuzongere kurwara amaso ukundi. Ndavuga nti wa Yesu unkozeho, ndamufashe, sinzamurekura, tuzagendana ubuzima bwanjye bwose, kuko mbonye ko yabasha kunkiza, yabasha kungirira neza, mbonye ko ari umwami ufite imbaraga ziruta. Nta handi hantu narigeze mbibona umuntu ashobora kuvuga ijambo rigakora. Yesu rero nicyo gihe nibuka ko neza ko namufashe, ndavuga nti tuzagendana. Uwo munsi nahise mbwira mama nti haciyemo iminsi mikeya ndakira, mbona sinongeye kurirwara. Muri iyo minsi rero mbwira mama nti bazakira abantu bo kubatizwa ryari. Mama arambwira ati abantu bo kubatizwa bari kwiga, barenda no gusoza, waba wakererewe. Ndavuga nti ngiye ngomba kujyayo. Ndagenda njya ku rusengero nyine aho mama asengera nyine kuri ADPR Kumuhoza, mbwira umwarimu wari uri kwigisha abantu ku gice, umwana ndashaka kubatizwa. Arambwira ati ngwino. Ansubiramo bikeya ku by'abandi bize, nyuma bigera igihe nyine dukora ikizamini, ndabatizwa. Guhera uwo munsi mpita njya muri korali Gosheni, ntangira gukora umurimo w'Imana gutyo. Icyo gihe nicyo gihe nzi natangiriye gusenga bitari mu bwana, nzi ngo nakiriye Yesu mu buzima bwanjye w'umukiza w'ubugingo bwanjye. Hanyuma n'urugendo rwanjye rwa gikristo nicyo gihe rwatangiriye, nicyo gihe si cyo gihe navuga ngo rwatangiye, ko nicyo gihe nkiri umwana, nubwo ntari narasobanukiwe n'ibiki ndimo, ariko
narabikoraga. Hanyuma icyo gihe nicyo mvuga ko urugendo rwanjye rwa gikristo rwatangiye njya muri korali. Urumva yari abantu bakuru, najya gusenga, tukajya tujya mu masengesho, tukararamo, tugasenga pe. Na n'uyu munsi nuko nyine nuko naho ngaho urugendo rwanjye rwatangiriye. Bara n'Imana nza kuva i Musanze nk'uko nabivuze, nza i Nyarugenge, abariho nkomereza umurimo w'Imana. Na n'uyu munsi ndakura, ndashaka, ngira amahirwe yo kubona umutware ubyumva cyane nk'uko mbyumva, dukomezanya umurimo w'Imana, turawukorana. Ni nabyo turi kuraga n'abo turi kubyara, kugira ngo nabo nitugirirwa amahirwe bakora, Imana yarabidusezeranije, si amahirwe, nabo bazakurira mu nzu y'Imana, babane n'Imana, bigisha isi ko Kristo ari umwami n'umukiza wadukunze akatwitangira. So nuko nguko rero urugendo rwanjye rwa gikristo rwagenze. Hari abagiye bambaza ngo mbivuge ngo biri deep, ukuntu umukobwa akizwa, umukobwa arakizwa, sinjye wa mbere, sinjye wa kabiri, barahari benshi bagundiriye agakiza, bakanga kwiyanduza, cyane ko mu byaha nta kiza kirimo usibye urupfu rw'iteka. Ariko ku bantu bemeye bakamenya Kristo nk'umwami n'umukiza, bakamufata ntibamurekure, bakagendana n'Imana, tugenda tubona kugira neza kw'Imana umunsi ku wundi. Njye nta kindi kintu cyamfashije usibye ko nahagaze ku mwanzuro nafashe wo gufata Kristo nkamugundira, tukagumana. Haleluya. Imana ibishimirwe, Imana ihabwe icyubahiro ko yabinkoreye, ikamumenyekanisha kuri we, nanjye nkamumenya, nkaba ndi umuraganwa ubwami. Kandi urugendo ruracyari rurerure, turacyakomeza, turacyagenda. Niyo mpamvu duhora ku mavi tubwira Imana, tubwira Yesu, dukomeze, turagukeneye mu buzima bwacu, tukurekuye ntitwabaho, dukomeze. Nuko nguko ubuzima bwacu buba bumeze, nta kindi kintu kiturengera, nta kindi kintu kiturinda usibye guhora tubwira Yesu tuti nkomeza. So ibyo ngibyo. Akandi kantu nibutse rero, hari abantu bambaje ngo mu kiganiro cy'ubushize ngo wavuze yuko usengera i Nyarugenge, akaba atariho umutware wabasengera, kubera iki mudasengera hamwe muri famiye? Impamvu rero tudasengera hamwe kandi turi famiye, nubwo bwose n'intora ndahasengera, abantu bahaza ndahajya kenshi pe, ndahasengera kenshi, kuko urumva umutware niho asengera n'abana niho basengera. Nanjye rero akenshi ushobora kuva mu materaniro i Nyarugenge nkahita mbasanga intora, kuko rimwe na rimwe amasaha aba atandukanye. So impamvu rero ngewe nagumye i Nyarugenge, urumva niho nashyikiye nkigera i Kigali, hanyuma hita njya no muri korali tutarashakana. Rero byansabye ko ntago kuva i Nyarugenge nkajya intora, numvaga bidafite imbaraga cyane, kuko byansabaga nyine kuva muri korali, kandi numvaga atari byiza ko mva muri korali, ntanabyiteguye ko nava muri korali. So tubyumvikanaho nk'umuryango, turavuga tuti nta mpamvu yo kugira ngo mve muri korali, ko n'umurimo w'Imana, icyo Imana yampamagariye gukora aka kanya ndagafite, ngo nkakoreshe icyo Imana yampamagariye gukora. Nta mpamvu rero gutuma mva muri korali. So biba ngombwa rero ko twumvikana nk'umuryango, turavuga tuti wowe guma muri korali, ujye ujya mu materaniro. Kandi nawe ntiyagombaga kuva intora, kuko nawe yabaga muri worship team intora, nawe twumvikana ko atagomba kuva mu murimo w'Imana asanzwe akora, agomba kuhaguma, hanyuma tukazajya byose tubikora, byose tukabikora. Kuko umuntu wese ashobora gukora akazi, ni urugero, wenda umuganga ashobora gukora akazi muri kirinike runaka, akanakora akazi mu bitaro runaka, agakora amashifti gutyo, byose ariko akabikora. So twebwe kubera iki se tudashobora gukora umurimo w'Imana ngo tunashiftinge, tuwukorere hano, ejo tuwukorere hano? Kubera iki? Tukiri mu isi dufite igihe gitoya cyo gukorera Imana, kugira ngo abantu benshi baze bakizwe. So nuko rero byagenze, tubyumvikanaho gutyo. So asengera intora, nanjye ngasengera i Nyarugenge niho mbarizwa. Ariko iyi ntora njyayo
nawe i Nyarugenge ageza. Ni ukuvuga ngo hari igihe tubihuza tukabona, tuvuge n'urugero nk'i Nyarugenge hari igihe dusenga amateraniro ya mbere, kandi amateraniro ya mbere tuyasoza intora aribwo bagiye gutangira amateraniro. Rero hari igihe nsoza amateraniro ya mbere i Nyarugenge nkajya mu materaniro intora, kuko niho abari n'abana bagiye guterana, nkajyayo nanjye nkabasangayo nkakomeza amateraniro. Bihora ari bishyashya, duhora dushaka kwiga, duhora dushaka kuba mu nzu y'Imana ngo tuhatinde tuhagume, kuko biturutira imyaka myinshi ahandi. Haleluya, 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 Imana ishimwe cyane. So ndumva ari ibyo, ni ibyo ngibyo nari natekereje kubaganirizaho uyu munsi, mbibutsa ko ikiganiro gikurikiyeho nzaba ndi kumwe n'umutumirwa. Aha ni iwanjye, ndatumira. Aha ni iwanjye, ni iwacu njyewe namwe. Hanyuma dufite rero umutumirwa mu kiganiro gikurikiyeho cy'ubutaha. Muzaze muri benshi kugira ngo atuganirize nawe, atubwire urugendo rwe rw'inkundo nuko byagenze ngo yubake umuryango gutyo. Ibintu nk'ibyo mwarabibonye muri commentaire ko mwagiye mubitubaza kenshi. Niyo mpamvu rero nashatse kugira ngo mpite mutumira ahitaza. Ubundi muri gahunda ntabwo yari kuza vuba, yari kuba aretse gato, ariko kubera ko mwambajije cyane ku bintu bijyanye ngo n'ukuntu twakundanye, ngo n'ukuntu ngo twamenyanye, ni na byiza kubisubiza. Abantu benshi barabikeneye, bakobwa cyangwa se abasore bakeneye nabo kugera kuri iyo etape, bakeneye kubyumva. Wenda hari icyo bashobora kwigiramo. Byose Imana niba ifite muri controle. Natanye mbabwira ngo icyo umwuka w'Imana azadushoboza kuvuga tuzakivuga. So byari ibyo rero by'uyu munsi. Ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, Imana isendereze imperezo zanyu, ibuzurize imigisha mu mirimo mukora, mu byo mutekereza, mu miryango yanyu, mu bana banyu, mu bavandimwe banyu, mu babyeyi banyu, mu nshuti zanyu. Imana ibarinde ibyago ntibibagereho, Imana ibarinde umubi ntabagereho. Imana ibahe umugisha cyane 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 cyane. Ndabakunda, ariko Yesu aradukunda cyane 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 kurusha uko tunikunda twebwe ubwacu. God bless you so much. Bye.